Bene data bakundwa, ndongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Nari mbakumbuye. Imana ishimwe ko yabarinze muri amahoro, kandi nanjye yabanye nanjye. Ndayishimye kandi ndayihimbaje. Nari naraburiye mu mahema, nari ndimo mboha amahema nka Pawulo, ariko uyu munsi data yangiriye ubuntu, nongeye kuboneka imbere yanyu kugira ngo dukomeze dutyazanye, ngo icyuma gityaza ikindi. Dukomeze dutyazanye mu ijambo ry'Imana. Niturimenya tukamenya ukuri kuzatubatura. Kandi ntago tuzongera guteraganwa n'imiyaga n'imiraba y'uburyo bwinshi n'inyigisho z'ibinyoma zateye muri iyi minsi ya nyuma. Ubwo rero mureke tube mu ijambo ry'Imana, kuko ngo nituba mu ijambo ryayo, ijambo ryayo rikaba muri twebwe, icyo tuzasaba cyose Imana izagikora kubw'icyubahiro cy'izina ryayo. Uyu munsi ijambo Imana yanshyize ku mutima ni ijambo rivuga ngo tureke imirimo ipfuye. Tureke imirimo ipfuye. Imirimo ipfuye ni imirimo yose dukora, niyo yaba ari myiza, niyo yaba ari mibi, ariko itajyanye n'icyo Imana yaduhamagariye, itajyanye n'ubushake bw'Imana ku buzima bwacu. Twabonye ubushake bw'Imana ku buzima, ubushake bw'Imana icyo ari cyo. Twabonye ko hari ubushake bw'Imana muri rusange, ariko noneho hakaba n'ubushake bw'Imana kuri buri mwana wayo ku giti cye. Ubwo rero nitumenye ukuri kuzatubatura, kandi nituba mu ijambo ryayo ntabwo tuzateraganwa n'imiyaga n'imiraba. Haleluya. Reka dusangire indirimbo ijya imfasha, ni y'aba Hillsong, niyo mu Gifaransa. Ndayishyiramo tuyiririmbane, ivuga ngo vino nshya. Ngo Mana ngira urwabya, ngira igitambo kizima. Ibyo nakoraga ari njye ubyishakiye ndabiretse, ndashaka ko wowe uncira inzira nshyashya. Imana ishaka ko tugendera mu nzira yaduteguriye, ishaka ko tugendera muri ya mirimo myiza yaremeye kera muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Buri muntu rero afite ikintu Imana yagiye imuhamagarira. Iyo ukora icyo Imana itaguhamagariye, uba uri gukora imirimo ipfuye. Reka tubanze turirimbe iyo ndirimbo, hanyuma dukomeze. Magusesekara vino nshya. Ngo kuko vino iyo ari nshyashya hari imbaraga. Hari imbaraga. Vino ari nshyashya hari imbaraga nshyashya. Kandi iyo hari imbaraga nshyashya ngo hari umudendezo. Noneho ngo iyo hari umudendezo, ubwami bw'Imana nabwo burahari. Kandi twabonye ko ngo ubwami bw'Imana buri muri twebwe. Umwami w'ubwami bw'Imana muri twebwe ni Yesu Kristo. Nkuko rero natangiye mbabwira, icyigisho tugiye gusangira ni icyigisho kivuga ngo tureke imirimo ipfuye. Imirimo ipfuye ni imirimo itarimo ubuntu bw'Imana. Kuko imirimo myiza Kristo yaduhamagariye kugenderamo, iyo umurimo wose yaguhamagariye gukora, aguha n'ubuntu, aguha imbaraga. Haleluya. Reka rero dusangire ijambo ry'Imana. Turasangira amagambo y'Imana atatu. Rimwe riri muri Petero
turasoma ijambo ry'Imana riri muri Petero wa mbere igice cya 2 tuve ku murongo wa mbere tugeze ku wa 10. Nuko rero nimwivaneho icyitwa ubugizi bwa nabi n'uburiganya bwose uburyarya n'ishyari no gusebanya kose, nk'uko uruhinja rukenera konka, aba ariko namwe mwifuza amata adafunguye, ariyo jambo ry'Imana, kugira ngo atume mukura. Iyo dukuze tumenya icyo Imana ishaka, ntabwo tujya mu mirimo ipfuye. Niyo mpamvu Imana iguhamagaye irabanza ikagutegura. Yateguye Dawidi akajya afata iduba akayishwanyaguza. Mose nawe byabaye ngombwa ko amujyana imyaka 40 mu butayu kugira ngo abashe gukura. Ntabwo rero Imana ishobora kuguhamagarira imirimo yayo itabanje kuguha amata y'umwuka, itabanje kukurera ngo ukure, noneho ukora imirimo mizima, ntukore imirimo ipfuye. Mugere ku gakiza. Ni nako ibyanditswe bivuga ngo mwamaze gusogongera, mumenya uko Nyagasani agira neza. Nimwegere Nyagasani, we buye rizima abantu banze, nyamara ryatoranyijwe n'Imana kandi rifite agaciro kuri yo. Namwe ni mumusange muri nk'amabuye mazima, kugira ngo mwubakwe mube inzu ye y'umwuka. Bityo mube imbaga y'abatambyi n'intore z'Imana, mushinzwe kuyitura ibitambo, muyishimisha, mubikoze ku buryo bwa mwuka, kandi mubishobojwe na Yesu Kristo. Ni nako ibyanditswe bivuga ngo dore nshyize muri Siyoni ibuye natoranyije, ngo ribe insanganyarukuta rifite agaciro, urifitemo icyizere ntazakorwa n'isoni. Nuko rero mwebwe abemera Kristo, iryo buye ribafitiye agaciro, ariko kuba batamwemera ngo ibuye abubatsi banze niryo ryabaye insanganyarukuta, cyangwa niryo ryabaye irikomeza imfuruka. Ahangaha nakoresheje iriya Bibiliya ntagatifu, kuko nasomye Bibiliya yera, nsoma na Bibiliya ntagatifu, aho numva bivugitse neza ku buryo byumvikana ni muri Bibiliya ntagatifu. Aya magambo rero ari muri Bibiliya ntagatifu, niyo nakoresheje. Nuko mwebwe abemera Kristo, umurongo wa 8, kandi ngo iryo buye risitaza abantu ni urutare rubagusha. Koko kandi barasitaye nk'uko babigenewe, kuko batumviye ijambo ry'Imana. Ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, n'abatambyi bakorera umwami Imana n'abantu. Turi ubwoko bwatoranyijwe, turi abatambyi, turi intore, dukorera Imana n'abantu baziranenge. N'ubwoko bwayo bw'umwihariko. Bityo mwamamaze ibikorwa bitangaje by'Imana yabahamagaye ngo muve mu mwijima, mugere mu mucyo wayo w'agatangaza. Kera ntimwari ubwoko, ariko ubu muri ubwoko bw'Imana. Kera ntimwari mwaragiriwe impuhwe, ariko ubu mumaze kuzigirirwa. Haleluya, amen. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo tugire gute? Ngo nuko rero nimwivaneho icyitwa ubugizi bwa nabi n'uburiganya bwose, uburyarya n'ishyari no gusebya byose. Imirimo ipfuye twayitangiye. Reka dusome no mu Baheburayo igice cya 6.
duhere ku murongo wa mbere. Haravuga ngo nicyo gituma dukwiriye kuba turetse guhora mu bya mbere bya Kristo. Nicyo gituma dukwiriye guhora turetse guhora mu bya mbere bya Kristo, tukigira imbere ngo tugere aho dutunganirizwa rwose. Tukigira imbere ngo tugere aho dutunganyirizwa rwose. Twe kongera gushyiraho urufatiro ubwa kabiri, ari rwo kwihana imirimo ipfuye no kwizera Imana. Nimba twarasogongeye tukamenya ko Yesu agira neza, dukure tunywe amata y'umwuka, turya ibiryo bikwiriye, kugira ngo tutongera gushyiraho urundi rufatiro rwa kabiri rwo kwihana imirimo ipfuye no kwizera Imana, kuko iyo ntambwe twarayiteye. Cyangwa ngo twongere kubigisha ibyo kubatizwa no kurambikaho ibiganza no kuzuka kw'abapfuye n'iby'urubanza rw'iteka. Icyakora Imana nibikunda tuzabikora. Imana nibikunda tuzabikora. Niba mudakura mukomeza kumera nk'abana bateraganywa n'imiyaga n'imiraba, tuzongera dutangire za nyigisho bazitaga ngo ni inyigisho z'umubatizo. Ariko ntabwo Imana ishaka ko twongera gushyiraho urundi rufatiro rwa kabiri rwo kwihana no kwizera. Iyo ntambwe iyo umaze kuyitera uba ugomba kujya gusa ngo kuko turi inzu y'Imana, niko muri Petero wa mbere igice cya 2 batubwiye ngo turi inzu y'Imana. Iyo nzu y'Imana rero umwe nibuye n'undi buye bagenda bagerekaho noneho bikabyara inzu y'Imana. Ariko ibuye rikomeza imfuruka z'iyo nzu y'Imana twabonye ko ari Yesu Kristo. Abefeso 4:17 haravuga ngo nicyo gituma mvuga ibi nkabihamya mu mwami yuko mutakigenda nk'uko abapagani bagenda bakurikiza ibitagira umumaro byo mu mitima yabo. Nicyo gituma mvuga ibi nkabihamya mu mwami yuko mutakigenda nk'uko abapagani bagenda bakurikiza ibitagira umumaro byo mu mitima yabo. Imirimo ipfuye niyo ngiyo. Iyo umuntu amaze kwihana no kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, hari ibintu 6 biranga umuntu ufite ubuzima bushya muri Kristo Yesu. Nibyo tumaze gusoma hariya mu Baheburayo igice cya 6 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 3. Ibyo bintu ni icyambere ni kwihana. Umuntu arabanza akihana, icyo ni icyambere. Icya kabiri ni ukwizera Imana. Icya gatatu, iyo umaze kwizera Imana nyine baguha za nyigisho do base, za nyigisho bita ngo ni inyigisho z'umubatizo, inyigisho zo kugukomeza. Icya kane, hariya mu Baheburayo batubwiraga ko ari ukugusengera bakakurambikaho ibiganza. Kenshi iyo umuntu amaze kwihana no kwakira Yesu, muzi ko bahamagara umuntu ngo abashaka kwihana muzi imbere bakabasengera bakabarambikaho ibiganza. Icya gatanu, babigisha inyigisho zo kuzuka kw'abapfuye. Nk'uko twabibonye, nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Ni nayo mpamvu tugomba gutegura ubwo buzima nyuma y'ubu buzima tukiri bazima. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ndabibandikiye mwebwe abizeye izina rye, izina rya Yesu Kristo,
ngo mumenye ko mufite ubugingo buhoraho. Abapfuye rero bazazuka, bamwe bazukire ubugingo buhoraho, abandi bazukire urupfu rw'iteka. Niyo mpamvu muri izo nyigisho nyine bagomba kubigishamo ibyo bintu byo kuzuka. Ugomba kubimenya ko ukuri iyi si uri umugenzi, igihe kizagera usoza urugendo rwawe, ariko nyuma y'uru rugendo, nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima, kandi hari ubuzima bw'iteka. Nimba ari ubugingo buhoraho, ubwo nyine n'ubugingo buhoraho iteka ryose. Nimba ari urupfu, uzabaho nyine mu uhekenya amenyo hahandi. Niyo mpamvu tugomba guhitamo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wacu. Nizo ziriya ntambwe nyine 6. Hanyuma icya 6 ni ugucira urubanza abari mu isi bose. Gucira urubanza abari mu isi bose. Umuntu yakwibaza ngo kwihana ni iki? Hari amagambo abiri abantu bakunda gukoresha: kwihana no kwicuza. Kwihana no kwicuza biratandukanye. Kwihana ufata icyemezo ugahindukira. Imibereho yawe igomba guhinduka. Uko wagendaga bigomba guhinduka, uko wavugaga bigomba guhinduka, uko watekerezaga bigomba guhinduka. Naho kwicuza ni nko kugira romoro, wakoze ikintu urangije urababaye, nuko ukicuza uti Mana yanjye biriya bintu nabikoreye iki? Abakorinto ba 7 igice cya 2, Abakorinto ba 2 igice cya 7 umurongo wa 9 haravuga ngo none ndishimye, icyakora sinshimishijwe nuko mwagize agahinda cyangwa kwicuza. Sinshimishijwe nuko mwagize agahinda, nuko mwagize remords, nuko mwagize kwicuza. Ahubwo nuko agahinda kabateye kwihana, kuko mwagize agahinda ko mu buryo bw'Imana. Ushobora kugira agahinda ukicuza gusa ariko ntiwihane. Ariko iyo ufite agahinda k'umwuka uca bugufi ukihana, bya bintu bibi bitanejeje Imana ukabivamo. Ngo mutagira icyo mubura ku bwacu. Undi muntu utarihannye, Yuda yagize agahinda, agira romoro ko yagambaniye umwana w'Imana, ariko arangije agira ate? Ajya kwiyahura. Iyo aza kuba afite kwihana ntabwo aba yariyahuye, kuko kwiyahura bitandukanye n'ibitekerezo by'Imana. Kwiyahura bitandukanye n'ubushake bw'Imana. Iyo aza kugira agahinda rero keza k'umwuka w'Imana, aba yarihannye, ntabwo aba yariyahuye, ahubwo yagize iki? Yagize romoro, yagize kwicuza, ariko ntabwo yihannye. Muri Matayo 27 niko hatubwira, igice cya mbere, kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 3. Undi muntu wagize agahinda ariko ntiyihane ni Esawu. Esawu nawe tubona ko mu Baheburayo igice cya 12 kuva ku murongo wa 15 haranditswe ngo mwirinde hatagira umuntu ugwa akava mu buntu bw'Imana. Mwirinde hatagira umuntu ugwa akava mu buntu bw'Imana, kandi hatagira umuzi wo gusharira umera ukabahagarika imitima abenshi bagahuma. Mwirinde hatagira umuntu uva mu buntu bw'Imana, hanyuma mwirinde hatagira umuntu muri mwe uzamukamo umuzi wo gusharira, mugahagarika imitima hanyuma mugahumana.
muzi ko ijambo ry'Imana riravuga ngo umuntu ntabwo umuntu yanduzwa n'ibimujyamo, ahubwo yanduzwa n'ibimuvamo. Ibitekerezo bibi, imigambi mibi, ubugome, ubwicanyi, ubugambanyi biva muri twebwe, ni nabyo biduhumanya, nibyo bitwanduza. Ariko ahangaha mu Baheburayo haravuga ngo mwirinde hatagira umuntu ugwa akava mu buntu bw'Imana, kandi hatagira umuzi wo gusharira umera ukabahagarika umutima, benshi bagahumana. Noneho hasi nashaka kubabwira Esawu ko atigeze yihana, ko yicujije afite ngo agahinda kenshi arira, ariko ntabwo yihannye. Kandi hatabaho umusambanyi cyangwa ukerensa iby'Imana nka Esawu waguranye umurage we w'umwana w'imfura igaburo rimwe. Kuko muzi yuko hanyuma ubwo yashakaga kuragwa umugisha atemerewe, kuko atabonye uko yihana, nubwo yabishakaga cyane arira. Yari ababajwe nuko murumuna we yamutwariye umugisha, ariko ntabwo yari ababajwe n'ikosa yakoze ryo gutanga umurage we w'umwana w'imfura. Niyo mpamvu rero ahangaha Esawu atihanye, ahubwo yagize agahinda, ariko ntabwo yagize agahinda gatewe n'umwuka w'Imana kamujyana kwihana iyo mirimo ipfuye. Ahandi mu byakozwe n'intumwa nanone baracyatubwira uburyo bwo kwihana imirimo ipfuye. Mu byakozwe n'intumwa igice cya 26 umurongo wa 20 aravuga ngo ahubwo mbanza ab'i Damasiko, maze mbwira ab'i Yerusalemu n'abo mu gihugu cyose cya Yudaya n'abanyamahanga, mbabwiriza kwihana no guhindukirira Imana, bakora imirimo ikwiye abihannye. Bakora imirimo ikwiye abihannye. Twabonye ko tutagomba guhora dushyiraho urundi rufatiro ngo rwo kwihana no kwizera Imana. Umwana w'Imana agomba kugira uruhare mu mikurire ye, kandi twabonye ko iyo umuntu amaze gukura nyine Imana iramuhamagara, ariko iguhamagara ikagushyira mu murimo wayo, ibanza kugutegura. Muri uko kugutegura iguha imbaraga zayo kugira ngo ubashe kuba umugabo nyamugabo wo guhamya ibyayo, yarangiza ikagushyiraho ubuntu bwayo. Ubwo buntu bwayo bugushoboza gukora imirimo mizima, bukakurinda gukora imirimo ipfuye. Ariko twabonye ko Imana ibanza kudutegura kugira ngo tubashe gukura. Undi muntu Bibiliya itubwira wakoze imirimo ipfuye ni Mose. Mose mu Kuva igice cya 2 hatubwira ukuntu Mose yishe umunyegiputa agahunga akajya i Midiyani. Mu icyo gihe Mose amaze gukura asanga bene wabo, abona uburetwa barimo. Bukeye abona umunyegiputa akubita umuheburayo muri bene wabo, akebaguza impande zose, abona nta uhari, yica uwo munyegiputa amuhisha mu musenyi. Mose Imana yari yaramuhamagariye kuzaba koko umucunguzi, kuzakura Abayisiraheli mu maboko ya Farawo. Burya ikintu Imana yaguhamagariye ukiyumvamo. Kenshi abantu bakunda kuvuga ngo njyewe ngo Imana ngo yampamagariye iki, kirya kintu gihora cyaka kigurumana mu mutima wawe. Nimba Imana yaraguhamagariye kurenganura abarengana, wanga karengane kuva uri umwana kugeza ukuze. Nimba Imana yaraguhamagariye gufasha abakene, umutima wawe uri ku bakene. Kera nigeze kubabwira ukuntu najyaga nsenga Imana nkayibwira nti Imana uzamfashe nzabe umuntu w'umumaro, kugira ngo numve icyo kintu umutima wanjye unezerewe. Navuze nti kugira ngo mbashe kubikora ngewe nzaba umukuru wa ruje, nzaba umutabazi. Ikintu cyanshimishaga, numvaga
bari abantu basabiriza baza gukomanga. Numvaga nzashimishwa nuko umuntu aza gukomanga mfite icyo kumuha. Imana rero ntago ibigushyiramo ushaje, ahubwo ibigushyiramo ukiri umwana mutoya, none ahubwo ikagenda ikuyobora, ikagenda ikuyobora, igucisha mu ruganda kugeza igihe igusigiye amavuta, kugeza igihe igushaye ubuntu bwayo, noneho ikakubwira iti mwana wanjye ngaho genda. Mose rero nawe uwo muhamagaro wo kuzabohora ubwoko bw'Imana yari awufite, ariko ahangaha yashatse guca akarengane igihe cy'Imana kitaragera, ubwo buntu bw'Imana atarabugira, bimuviramo kwica uwo munyegiputa, ngo arangije ngo arakebaguzwa agira ubwoba, kuko ibyo bintu dukoze, iyo mirimo dukoze igihe cy'Imana kitaragera, iyo mirimo ipfuye idukururira ibibazo, idukururira imiruho, idukururira imibabaro. Mose rero yari mushyize mu musenyi, bukeye bwaho aba arahunze, yongeye kujya gukiranura abavandimwe Abayisiraheli bari bari mu ntonganya. Umwe muri baravuga ati natwe urashaka kutwica nk'uko wishe wa munyegiputa. Agira ubwoba, aba arahunze, abagiye mu butayu gutyo, yamazeyo imyaka 40. Noneho mu kuva igice cya 4 atubwira ukuntu Imana yongeye kumwiyereka mu gihuru cyaka umuriro, ibitangaza Imana yamukoresheje ikoresheje inkoni. Noneho nyuma iramutumira amubwira iti ngaho genda. Yari yaramutunganyije, ariko urumva yamaze imyaka 40 mu butayu. Kenshi rero iyo dushatse gukora imirimo Imana yaduhamagariye, ariko igihe cyayo kitaragera, duca mu miruho, duca mu mibabaro, ibi muri imirimo ipfuye. Ariko Imana ntabwo ishaka ko dukora imirimo ipfuye, ahubwo Imana ishaka ko dukora imirimo yaduhamagariye muri Kristo Yesu, ariko yaduhereye ubwo buntu, kuko ikintu cyose Imana yaguhamagariye gukora iguha n'ubuntu bwo kugikora. Imana yacu rero ishimwe. Ku murongo wa 13 aravuga ngo bukeye bwaho arasohoka, abona abagabo 2 b'Abaheburayo barwana, abwira ugiriye undi nabi ati niki gitumye ukubita mugenzi wawe? Aramusubiza ati ninde waguhaye ubutware n'ubucamanza kuri twe? Urashaka kunyica nk'uko wishe wa munyegiputa? Murumva rero muri uko kugutunganya, muri uko kugutegura kugira ngo ubashe gukura ugere ku kigero, ku gihagararo gikwiriye cya Kristo, Imana ikubonemo umugabo nyamugabo wo guhamya ibyayo, wo gukora imirimo mizima, atari gukora imirimo ipfuye. Bisaba igihe cy'Imana. Umuntu yakwibaza ati se imirimo ipfuye ni iyihe? Imirimo ipfuye uretse gukora iyo mirimo igihe cy'Imana kitaragera, hari n'iyindi mirimo ipfuye. Hari imirimo ipfuye mu buryo bw'umwuka. Bari abantu baramya ibigirwamana, bari abantu bajya kuraguza, bari abantu bajya mu bapfumu, bari abantu bajya mu baframasi, bajya muri za Illuminati. Biriya ni imirimo ipfuye. Bari abantu bakora zira za meditation orientale, ntabwo nzi ukuntu mu Kinyarwanda babyita. Biriya ni imirimo ipfuye. Amashyari, za mbuto za kamere, zira mbuto za kamere, biriya byose ni imirimo ipfuye. Iyo mirimo rero ipfuye, uyu mugoroba Imana iratubwira ngo tuyireke. Iyo dukomeje gukora iyo mirimo ipfuye, iyo mirimo itari yo Imana yaduhamagariye muri Kristo Yesu ngo tuyigenderemo, iratuboha, ntabwo tugeraho Imana ishaka ko tugera, kandi bizitira n'imibanire yacu n'Imana. Imirimo ipfuye nanone igaragarira mu byo tuvuga no mu byo dukora.
ahangaha iyo urebye mu migani igice cya 6 kuva ku murongo wa mbere uvuga ngo mwana wanjye niba wishingiye umuturanyi wawe cyangwa ukarahira ko wishingiye umunyamahanga uba ufashwe n'indahiro warahiye ukaba uboshywe n'amagambo y'ururimi rwawe. Noneho mwana wanjye genza utya kandi wikize. Ubwo waguye mu maboko y'umuturanyi wawe genda wicishe bugufi umwinginge. Ntureke amaso yawe agoheka. Ntuhunikire. Ikize nk'isirabo iva mu maboko y'umuhigi nk'inyoni iva mu kigoyi. Iyo tuvuga ibyo ibintu tutazashobora gusohoza ni imirimo ipfuye. Uba wishyize mu mutego. Uba ubaye umwesclave w'uwo muntu wishingiye. Ibizamubaho byose bizaba biri ku mutwe wawe. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ugende umwinginge umubwire uti bya bintu naguvuze ntago nkibishoboye. Ukiranuke. Muri Matayo igice cya 4 umurongo wa 17 aravuga ngo Yesu ahera ubwo atangira kwigisha avuga ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Ikintu ntabwo ushobora kwinjira muri iyo mirimo Imana yaguhamagariye gukora utarihana. Kandi ubwami bw'Imana buri hafi, ariko ubwami bw'Imana buri muri twebwe. Twabonye ko turi abami n'abatambyi bo mu bwami bw'Imana. Ikindi twabonye ko iyo mirimo ni ukubaka inzu y'Imana, kandi inzu y'Imana ni twebwe. Turi amabuye mazima, ariko ibuye rikomeza imfuruka ni irya Kristo. Tumaze kubona kandi ko ntago tugomba kongera gushyiraho urundi rufatiro. Ntago tugomba guhora dusubira muri za nyigisho z'umubatizo, za nyigisho zibanze baho umuntu ukimara kwihana. Za intuza ukoresha 3 twabonye. Mariko nawe yarabivuze, igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana buri hafi, nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Byakozwe n'intumwa 20 haravuga ngo kandi muzi yuko ari nta jambo ribafitiye akamaro nicenze kubabwira cyangwa kubigishiriza imbere ya rubanda no mu ngo zanyu. Nahamije abayuda n'abagereki kwihana imbere y'Imana. Twihane, tureke imirimo ipfuye. Niturangiza dukora imirimo ikwiranye n'abihanye. Iyo mirimo ikwiranye n'abihanye irahari. Buri mwana wese mu nzu ya data afite umurimo Imana yamuhamagariye. Iyo uyikoze igihe kitaragera ikubera imirimo ipfuye. Niyo ukoze iby'Imana itaguhamagariye gukora byitwa imirimo ipfuye. Ziriya mbuto za kamere, iriya mirimo ya kamere nayo, amashyari, amatiku, inzangano, ubugome, ubugambanyi. Muri Petero wa mbere aho naho yatubwiye ko ibyo bintu tugomba kubyihana. Ntiduhore dusubizaho urufatiro, dusubiramo buri munsi Imana imbabarire ngerere gutya. Oya, Imana ishaka ko dukura. Turya ijambo ry'Imana, tugakura, tugakora imirimo mizima, imirimo iyihesha icyubahiro. Ibyakozwe n'intumwa 2:37 ngo abo bantu bumvise ibyo bibacumita mu mitima yabo, nuko babaza Petero n'izindi ntumwa bati bagabo bene data mbese tugire duti. 38 Petero arabasubiza ati nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwa iyi mpano y'umwuka wera. Murumva rero iyo tumaze kwihana Imana iduha impano y'umwuka wera. Umwuka wera araturera ngo yamuduhaye ni umufasha Imana yaduhaye, ni uturera, ni utuyobora mu kuri kose, ni uduhishurira ibishwe byatagerwa, ni ushyira
gushaka no gushobora ya mirimo myiza mizima Imana yaremeye muri Kristo Yesu ngo tuyigenderemo. Ariko ikibanziriza iyo mirimo ni uko kubanza kureka ya mirimo ipfuye. Ntabwo Imana yaguha imirimo myiza yaguteguriye utarabanza kureka ya mirimo ipfuye. Niyo ya ndirimbo twaririmbye ngo Mana ngira urwabya, Mana ngira igitambo, njyewe ntacyo mfite cyo kuguha, byose warabimpaye, ariko ngo mpa vino nshya. Imana ishaka kuduha vino nshya. Imana irashaka kudukura mu mirimo ipfuye, za nzira twiciriye ikazidukuramo, kandi ni wowe ugomba gutera intambwe. Uwo muririmbyi yaririmbaga ngo je renonce à mes propres voies. Inzira nari nariciriye, ibyo nari narijyanyemo mbivuyemo ndabiretse, ahubwo wowe ncira indi nzira nshyashya. Tu traces un chemin nouveau. Imana rero idufashe, idukure mu mirimo ipfuye, idukure muri za nzira twebwe twiciriye, itugarure mu nzira nshyashya, iduhe vino nshyashya. Ngo iyo Imana iduhaye vino nshyashya, imbaraga z'Imana nazo ziba muri twebwe, ubuntu bw'Imana buba muri twebwe, noneho ngo hakaba umudendezo, ubwami bw'Imana bukagaragara, ubwiza bw'ubwami bw'Imana bukagaragara, imbaraga z'ubwami bw'Imana zikagaragara, icyubahiro cy'ubwami bw'Imana kikagaragara. Ariko tugomba kugira gute? Tugomba kubanza kwihana imirimo ipfuye. Haleluya. Imana yacu ishimwe. Maraki, iyo tumaze kwihana iyo mirimo ipfuye, mwumve icyo Imana ikora. Ni muri Maraki igice cya 3 haravuga ngo ubwo nibwo muzagaruka mukamenya gutandukanya abakiranutsi n'abanyabyaha, abakorera Imana n'abatayikorera. Abakiranutsi n'abanyabyaha hagomba kubaho itandukaniro. Bene data bakundwa, muri ibi bihe tugezemo gutandukanya umukiranutsi n'umunyabyaha birakomeye. Twese turasa, twese tuvuga bimwe, twese dukora bimwe, twese tujya umujyi umwe. Ariko Imana irashaka ko tureka imirimo ipfuye, tugakora imirimo myiza yaduhamagariye mizima, hanyuma tukareka guhora mu bya kera, tukareka guhora tumeze nk'abana dushyiraho urufatiro. Ntabwo Imana ari byishaka. Bahora batwigisha za inyigisho zo gukomeza umuntu ukimara kujya mu gakiza. Irashaka ko haba itandukanyiro ry'abakiranutsi n'abanyabyaha, abakorera Imana n'abatayikorera, kandi iraje ibikore. Iraje yerekane abakiranutsi n'abanyabyaha itandukanyiro ryabo, iraje yerekana abayikorera n'abatayikorera. Ndasoreza kuri iri jambo riri mu Batesaloniki ba mbere igice cya 4, ibiranga umuntu ukora imirimo mizima waretse iriya mirimo ipfuye. Reka twumve uko Abatesaloniki babitubwira. Abatesaloniki ba mbere igice cya 4, kwezwa n'urukundo no gufatanya bya kivandimwe. Nuko bene data, ibisigaye turabinginga tubahugurira mu Mwami Yesu, kugira ngo nk'uko mwabwiwe natwe uko mukwiriye kugenda no kunezeza Imana, muba ariko mugenda murusheho. Imirimo ipfuye ntabwo inezeza Imana. Ariko ahangaha Pawulo araduhamagarira, aradushishikariza
kugenda nk'uko bikwiriye tunezeza Imana, kuva mu mirimo ipfuye tukanezeza Imana. Muba ariko mugenda ndetse murusheho, kandi tugende turushaho, kuko umukristo arakura. Twize ibice bitatu by'imikurire y'umukristo. Umukristo arabanza akaba umwana, ngo bana ngo ndabandikiye ngo mwamenye Yesu, mwagiriwe imbabazi. Basore namwe ndabandikiye kuko mufite imbaraga, mukaba mwaranesheje wa mwanzi. Namwe babyeyi, ba data, ba papa, namwe ndabandikiye kuko mwamenye data. Aho ngaho umaze guca akenge, umaze kugira ubwenge, umaze kugenda buhoro buhoro, uzi ibipfa n'ibikira. Umurongo wa 2 aravuga ngo muzi amategeko twahawe n'umwami Yesu, kubategeka ayo ariyo. Icyo Imana ishaka ni iki? Ni ukwezwa kwanyu no kwirinda gusambana. Icyo Imana idushakaho kugira ngo tureke iyo mirimo ipfuye ni ukwezwa no kureka ubusambanyi. Ubusambanyi ntabwo ari ibingibi byo mu mubiri gusa. Ibi bintu, imyuka iyobya, nabwo ni ubusambanyi mu buryo bwo mu mwuka. Imana rero irashaka ko ibyo byose tubireka tukabivamo. Hari abasenga barangiza bakajya no kuraguza. Hari umuririmbyi wajyaga biririmba ngo mu kiliziya ndahazwa, ngo nataha ngasoma intango. Ntabwo ibintu by'Imana bifata ngo bivangavange n'ibindi. Icyo gihe mu buryo bw'umwuka, mu buryo bwa roho, uba uri umusambanyi. Imana ikubona nk'umusambanyi mu buryo bw'umwuka, kandi nibyo bibi cyane kuruta byose ni bibi, ariko ibyo nibyo bibi cyane. Ngo umuntu wese muri mwe amenye gutegeka umubiri we, wezwe ufite icyubahiro, mudatwarwa n'irari ryo kurigira nk'abapagani batazi Imana. Kandi ngo umuntu wese areke kurengera cyangwa kuriganya mwene se kuri ibyo, kuko umwami wacu ahora inzigo. Ibyo byose nk'uko twabanje kubabwira no kubahamiriza, Imana ntiyaduhamagariye kwanduzwa, ahubwo yaduhamagariye kwezwa. Ya mirimo ipfuye iratwanduza, idutera imiruho, idutera imibabaro, ubusabane bwacu n'Imana. Ariko Imana yaduhamagariye kugendera muri ya mirimo myiza yaturemeye muri Kristo Yesu, turiho ubuntu bwayo kandi twuzuye imbaraga zayo. Nicyo gituma uwirengagiza ibyo ataba ari umuntu yanze, ahubwo aba yanze Imana iha mwebwe umwuka wayo wera. Ariko rero ibyo gukunda bene data ntimugomba kubyandikirwa, kuko ubwanyu mwigishijwe n'Imana gukundana. Bene data, turi mu bihe bya nyuma, ngo aho abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, biyemera, abana batacyubaha ababyeyi babo. Ariko Imana irashaka ko twongera kugaruka, irashaka ko twihana, twarangiza tugakora imirimo ikwiranye n'abihannye. Iyi mirimo ipfuye tukayireka, tugakora imirimo ikwiranye n'abihannye. Imana yacu rero idufashe kandi tugirire neza, ibidushoboze mu izina rya Yesu, amen. Mana, turagushimye ko udukunda, turagushimye ko utwitaho, urashaka mwami kutugirira neza. Imigambi dufitiye ni myiza gusa, ntabwo ushaka ko duhora dutangira, ahubwo ushaka ko iyo nzu ariyo twebwe dukura, tukava mu mirimo ipfuye, ahubwo tukaza nyine tugakora imirimo ikwiranye n'abihannye. Ndasenze rero kugira ngo mwami ibitaguhesha icyubahiro byose mu bugingo bwacu ubikureho, ubihindure. Izo ngeso zose mbi uzice muri twebwe, ubwo buriganya, ubwo bugizi bwa nabi, iryo gomwa. Mana, ndasenze kugira ngo utwike ukongora umareho ingeso zose mbi muri twebwe, ahubwo uduhe kwezwa mwami, uduhe kukunezeza no kuguhesha icyubahiro mu izina rya Yesu, amen.